ubushize niwe mwibuka neza twaganiriye Imana abantu basenga ni iyihe, Imana yavuye he, ese iyo monster yaremwe ite, uko byagenze ikarema isi, kuko Imana yo hejuru ari urumuri. Ibi byose tugiye kubiganira kuko nashyizeho ibibazo 40 twibajije. Reka dutangire dusubize ibyo bibazo kimwe kuri kimwe, turebe koko Imana abantu basenga ni iyihe. Ibintu twabwiwe bimaze imyaka 2000, benshi twese twemeza ko ari ibinyoma twabwiwe. Urugero ruhari, ibitabo byinshi bahinduye, amateka bahinduye, ikimenyimenyi udashobora guca inyuma ku ruhande ngo uvuge ngo ntago ari byo. Kuki abantu basomaga ibitabo bya nyabyo by'umwimerere mbere bicwaga, bokejwe mu mavuta, bagakebwa n'inkezo, babacuritse nk'ibyo bakoze aba Petero n'abandi bose? Ni gute wakwemeza abantu ko abantu bapfuye bene ako kageni bazira uko kuri bigomba kurangira gutya gusa, abantu ntibabaze ngo bemere ibintu batubwiye? Kandi n'abigiza nkana bahakana ibyo tubabwira. Ngira ngo ibintu tubamo muri ubu buzima n'ibyanditse muri Bibiliya, kubera uko abantu babibwiwe babihinduriwe mu mitwe yabo, nta hantu bihurira. Niyo mpamvu imyaka nk'iyi Uwiteka urumuri rw'umucyo rwavuze ruti byanze bikunze anyuze muri Kristo ko ukuri kuzagaragara. Niyo mpamvu ubona abantu ku isi yose bari kunyura mu byo banyuramo. Niyo mpamvu ubona abantu ku isi yose batemera ibyo twabwiwe. Niyo mpamvu ubona abantu ku isi yose bari kubyuka bose babaza ukuri, ibi bintu ntago bisobanutse ntibihura. Umuntu rero ubyirengagiza, tugiye kumuha igisubizo dukoresheje ikibazo cya mbere twakoze. Niba koko urwo rumuri rwararetse ibyo bikabaho, kuki rutabikumiriye? Nicyo kibazo cya mbere. Kuki rutabikumiriye? Nzi neza ko abantu barenga 80% mwese murebe iyi video ntago muriyandikisha. Subscribe. Kureba gusa mukigendera nibyo bitiza umurindi bene abangaba bahakana. Muze mushaka ukuri. Mbere ko mushaka ukuri, ngewe nta muntu nshaka kuyobya na rimwe, kubera ko fata ubumuntu bwawe ukanguke wimenye. Narakubwiye nti banza usome Bibiliya uyirebe. Harambwiye uti ngo iyo Bibiliya ngo yishyire hasi, ngo niba koko ngo uri gukora ibintu ngo bijyana abantu kwa Satani. No, ahubwo niba Satani yarafashe iri jambo ry'umwimerere akarivangira akariha abantu kuri mwambura, nta kundi byagenda utarugabiha abantu ngo babanze barisome. Noneho abantu nibamara gusoma Bibiliya bayumvise neza, bashungure birebere, noneho barebe ibintu birimo. Kuko umaze gusoma Bibiliya rimwe kabiri, ntubone ko ibintu birimo bakubeshye ukuntu babivuze, amajyo babikoresheje, ukuntu babijyanye, umurongo babijyanye, niho wahita ubona ko udashaka ukuri. Uyu munsi rero banze kandi aho like nkuko nkubwiye, wiyandikishe. Abantu nka 80% imibare inyereka ko muraza mukareba gusa mukigendera. Yes, uraza ugahita ukagenda, ariko hamwe uzuhame hamwe. Ibi bintu bimara kumvikana, tumaze kubona ibyabyo ibibazo 40 n'ibindi bizaza, ntago bizahera tutamenye kuno kuri. Mwebwe rero mukunda ukuri, munyote ukuri. Abantu ahubwo ngewe nuko menyera ngo mbasubize ndebe koko umuntu yabereka urumuri n'umucyo bakaza mu nzira. Ariko kuko nta ubuzo wanga kwanga nkuko tugiye kubibona. Ikibazo cy'uyu munsi rero, kuki urwo rumuri niba rushoboye byose, ruzi byose na mbere hose, kuki rwaretse ibintu biba monster ikaremwa? Ibyo rero ni bya bindi binahura nibyo twabwe tubifata urugero kuri Imana batubwira. Kuki iyo Mana, tuvuge iyo Mana ireka ibintu by'ibibazo bikaba mu isi, cyane cyane hano turavuga kuri rwa rumuri, kuki rwaretse ibi bizazana bikagwira isi? Reka tubirebe rero tubyinjiremo. Ubundi nzi neza ko mwe mukomeje kwiyandikisha mushakisha ukuri, ndabashimiye cyane kuko binyereka ko harimo abantu bashaka ukuri, harimo n'abadashobora kumva. Kandi nkuko ibintu byagenze ni rwo rugero rufatika. Ntabwo nshobora kuguhatira ibintu udashaka kumva, kuko ushaka gukora ibyawe, kuguma mu buyobe, muri uwo munyenga w'ubuyobe, none se nagukorera iki? Ngewe nkubwire uko ibintu bimeze, nkakwereka ukuri, nkakwereka n'ibinyoma, ubundi ugakomeza wihitiramo uko ushaka.
kandi aho rero ubundi tuzamuke usangize bagenzi bawe, ubundi noneho uku kuri kuze kugera ku bantu benshi. Reka nkwereke kubera iki urumuri nyarumuri ariyo mana nyamana yaretse ibyo bintu bibaho. Urumuri rwubaha amahitamo ya muntu, ntabwo rwirirwa ruguhatira ngo jya muri ibi cyangwa ukora ibi. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose byakozwe kubera urumuri rwari aho rureba inyurabwenge irema ions, imwe muri zo ifata umwanzuro wo kurema. Ntabwo urwo rumuri rufite inshingano yo guhora rwivuguruza cyangwa runyomoza ibyaremwe n'ibyo biremwa bindi biri hasi. Uwo ni umusingi. Ntabwo ari kuvuga ngo ukoze ikintu uyu munsi ngo ejo uragihinduye. Ntabwo ariko urumuri nyarumuri aribyo benshi babita Imana wenda batazi, tuzaza kureba nyuma, ihora ivuga ati nanjye nabyibazaga ibyo bintu. Ibaze nk'urwo rumuri duhora duhanwa uko dukoze amakosa buri mwanya uko ducumuye, byazarangira ryari? Ni ukuvuga ngo ya mahitamo twahawe yo gukora ibyo bintu, urwo ruhererekane kweretse, ntago Imana urumuri nyarumuri rwakwirirwa rusubira inyuma ngo rubivuguruze. Hano rero n'ibi bintu turimo ni ukubera ingaruka z'ayo mahitamo. Ibi turimo byose ni ingaruka z'ayo mahitamo. Urugero, umubyeyi ntabwo ashobora kubwira umwana mukuru ngo dore ibintu wibikora gutya, kubera ko nugira amahitamo mabi ntabwo umubyeyi azaza ahora avanaho ingaruka. Amahitamo yawe ukoze, wakora amahitamo mabi yawe, wahitamo amahitamo meza, ya mahitamo meza yawe azakugiraho ibyiza kubera ko uzaba uri mukuru, uri mu mwuka, mu ijambo ry'Uwiteka. Ariko nugira amahitamo mabi ntabwo ingaruka nazo zizavaho. Kandi noneho nugira amahitamo meza, ibyizavamo byiza nabyo bizabera abandi urumuri. Ariyo mpamvu turangwa tubabera urumuri. Dufate nk'umurongo wa Bibiliya, Itegeko 2:19. Nabashyize imbere ubuzima n'urupfu, muhitemo ubuzima. Abagalatiya 6:7. Icyo ubibye nicyo usarura. Nubiba imbuto nziza zitifuriza umuntu kibi, ibi bivugwa turabizi, we ubikora bizakugaruka n'igihe. Nukora ibyiza uzagirirwa neza, uzamererwa neza, byanze bikunze n'igihe gusa. Reka turebe rero, urwo rumuri rutuma mugira amahitamo yanyu, kandi noneho izo ngaruka zibivamo nazo mugomba kuzirengera, kuko rwa rumuri ntabwo ruzasubira inyuma ngo ruze ngo ruhore ruhanagura izo ngaruka. Niyo mpamvu abantu bahora n'ibibazo ntibabimenye. Uhitamo bikaba uko bibaye nyine bikakugaruka, n'akazi kawe. Wahitamo neza ugahitamo umurongo w'Uwiteka ukabera abandi urumuri, niko bimeze. Impamvu ya kabiri rero urumuri rutirwa ruhora ruhindura ibintu, nuko abantu nyine gahunda ro kugira ngo abantu babyuke, bwabubyutse. Bivuze ngo kirero muntu twebwe turi hano, ndakubwiye ukuntu umwuka waje mu bantu kugira ngo abantu bazasubire iyo baturutse. Ubwo bubyutse rero bugomba kwibutsa abantu aho baturutse kugira ngo tumenye ukuri. Ariyo mpamvu iri jambo ry'umwimerere ririho, kugira ngo twongere tumenye ijambo ry'umwimerere none dusubire aho twavuye. Hano rero ntabwo urumuri rwari kuvanaho ibi bintu byose, izo mbogamizi zose iri mu nzira, kuko iyo bibuko ntabwo bwabo bubyutse bwa muntu bwari kuba. Reka tufate urugero, umwarimu yatanze ikizami, ntabwo atanga ikizami kubera ko yanga abanyeshuri, ahubwo ni ukuvuga ko imyumvire no gusobanukirwa ibintu bigomba kumvikana, aho kugira ngo umwarimu aguhereze ibintu byose. Matayo 7:7. Shaka nushaka uzabona, kandi noneho nubona bizagutangaza, nigutangaza bigutera ubwoba, nyuma uyobore byose. Ako gace ka kabiri nako mu Evangelii ya Thomas, ngira ngo abankurikira mumaze kubimenyera. Yeremiya 29:13. Nushakisha umutima wawe wose, byanze bikunze ugashaka ukuri n'umutima wawe wose, ugashakira mu maso h'Uwiteka urumuri
twaremye byose byanze bikunze uzagera ku bisobanuro by'ibi byose twibaza. Ariyo mpamvu duhora dushakisha uko bwije n'uko bukeye. Ukuri kubonwa kandi kugashakishwa kukagerwaho n'abagushaka kuko by'ukuri bagushyizeho umutima. Kuko weho nimba utabizi, utazi ko idini bahinduye amabibiriya bakaguhindura ibintu byinshi cyane, bakakubwira gusenga ibishushanyo, ntabwo nakwirirwa nterana amagambo nawe, kuko ibyo bintu ni ibintu by'ibanze umuntu uri mu bubyutse abanza kuzamukiraho. Iyo umaze kubyumva utaragera aho ngaho rero ntabwo nakwirirwa nterana amagambo nawe, ndakubwira ibyo tweretswe, ibyo tubonye, kugira ngo bikubere urumuri nawe nimba utabishaka wakwikomereza. Hano rero urumuri rurakwereka, urerekwa, aho kugira ngo ruhore ruhindura ibintu kubera amakosa n'amahitamo wagize. Hano rero aho kugira ngo urwo rumuri ruhite rufata isi yose, ukuri niko kwerekanwa. Hakaza wenda abahanuzi nk'uko na Kristo nawe yaje bakerekana ukuri, bakavuga ukuri. None bose bazize iki? Ibaza nawe kwa kuri n'ukuri bazize, ntabwo bazize ibintu bisanzwe by'aho ngaho. Hano rero byose gahunda yabyo no kugira ngo umucyo uganze, ukuwe kumenya no kumva, kubera ko kwa kuri kwaje hanze. Ng'urugero, aho kugira ngo umere prison, gereza, ahubwo waha umuntu map na plan yo kugira ngo asokemo. Ntabwo rero ujye guforce umuntu ushyire ingufu ngo uramena ibintu bita bakubona, wamuha na plan yuko yavamo. Dusome Yohana 8:32. Uzamenye ukuri, numenye ukuri kuzakubatura byanze bikunze. Ukongera Yohana 18:37. Iyi niyo mpamvu naje muri Kristo, kugira ngo mbabere icyitegererezo cy'urukundo, ukuri n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo mutarufite, kuko nta rukundo ruri mu bantu, byongera mu byo noneho bihakane turebe. Ukuri ko wakuvana he? Udafite ibyo urukundo n'ukuri n'ubugingo ushatse wabyibagirwa. Ni ukuvuga ngo ugomba kugaruka kuri rwa rumuri ugashakisha byose no kugira uzamuka. Nibyo batakubwira. Noneho rero hano rero kubohoka kwa muntu biva mu kwerekwa, atari kuvuga ngo ndakuyobeho miriza nkuyobore ngushyire gitutu kugira ngo ukore ibyo nshaka kubera ko ngushyize gitutu. No. Kandi noneho indi mpamvu urwo rumuri rutazana ngo rukore ibintu uko abantu benshi babyifuza ngo niko byari kugenda. No. Iyi si ni icumbi, turi hano gusa ku gihe gito. Hano rero niba isi izava ikagenda, ntabwo kuyikora neza ngo tuyizirikeho ari byo tugomba guhitamo, ahubwo tugomba kwibuka ko twavuye kuri rwa rumuri uko byagenze, ugatangira nk'uko ubu ngubu ngewe naranahindutse, nahise mpinduka kubera ko numvise ibintu byose uko nimeze. Nahoraga nibaza bimeze gute iyo Mana itaza igire gutya na gutya, kuki uyu mubiri uganza wa mwuka w'Uwiteka kuri mu bimeze gute? Kubera ko bahora bagupfukirana bakora ibintu byose bakubwira ngo ukurikira ibintu buhumye. Niyo mpamvu urugero hano rero nk'abantu baje kurokora abantu bari mu nzu iri gushya, ikintu bakora ntago bubaka ngo basane ya nzu mbere yo kubavanamo abantu bari guhiramo. Urabanza ukavana abantu bari guhiramo, abantu bari guhira mu binyoma by'isi. Ni mwebwe dushaka. Noneho niturangiza twubake da. Bibiliya iravuga ngo Yohana 1:17, iyi si izashira n'ibiriho byose. Abaheburayo 13:14 bakongera bakavuga bati nta murwa w'ubuziraherezo dufite hano, kereka nyuma rwa rumuri rumaze kwigaragaza kubera abantu tuba twabyutse, noneho ibiri hejuru bikamera nk'ibiri mu isi. Akaba ariyo gahunda yanyu. Impamvu ya gatanu, ukuri nyakuri ntabwo guhatirwa. Abantu bajya muri comments bakajya gutukana cyangwa se bakavuga ibintu ngo umuntu arabeshya n'ibyo byose. Reka nkubwire ni
ntawe nzongera guhatira ngo ndamubwira ngo dore ngumva ibintu uko bimeze. Uzajya uza wumve video, nuyumva ubyemeye ubyemere ugumemo dushakishe, niba utabyemeye wikomereze ugende noneho ugende ahandi bavuga byinshi, noneho nyuma nubona ushyizwe nke kugira uzagaruka urebe amavideo uko ushaka. Hano rero tuzi neza ko wa mwuka turimo utuvugisha bwa bugingo bugomba gutuma wowe ugira ububyutse bwo gushaka ukuri, kwa kuri twese tunyotewe. Ni ukuvuga ngo rero urwo rumuri ruramutse rugushyizeho igitutu ngo ubishakishe, byaba ari nko gushyiraho uburetwa, kandi noneho ntabwo byaba bibaye uko ya mahitamo yawe wahawe aguha uburenganzira bwabyo. Ni ukuvuga ngo urumuri rugomba kukureka weho ukagomba gushakisha uko kuri ubwawe weho. Urugero, hano nta muntu ushobora guhatirwa gukunda cyangwa kumva. Ni ibintu bibiri udahatirwa, urukundo cyangwa kumva. Byose bisaba ubushake bwa muntu. Wakunda cyangwa se wakumva, byose nta wabiguhatira, byose ni amahitamo yawe kandi bigomba kugira ubushake bwawe. Bibiliya iratubwira ngo muri Yohana 4:24, abasenga Uwiteka bagomba kumusenga mu kuri no mu mwuka. Mu kuri no mu mwuka, ushakisha ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Shaka ukuri, kunda ukuri, ugusangiza abantu. Niba nta kuri ufite muri weho, ibyo ni hame, ntabwo uzabona Imana. Ibyahishwe 20, Uwiteka komanga uko kuri, nta gihe kizashira abantu batamenya uko kuri. Reka turebe rero uko twanzura hano twakubwira tuti, niba Uwiteka abahaye amahitamo, ntabwo bivuze ko hano agomba kuza ngo akubwire n'ibyo gukora, kuko tuzi neza ko yaremye byose binyuze muri rwa rumuri. Noneho haza ya monster ikora ibintu twakwita nka fake byo kuri misi, ishyiramo ibitekerezo byayo, akaba ari byo biganje isi, kandi noneho abantu bose bakaba bafite ingingimira yuko abantu bari gukanguka, bari kumenya kuno kuri. Ni ukuvuga ngo rero hano hantu nakubwira nti ushakisha ukuri, numenye ukuri ugusangiza abandi, kuko byanze bikunze ni igihe gusa uku kuri tutangiye gushakisha. Nk'ubu tumenye impamvu Imana nyamana rumuri nyarumuri, kuko na Kristo ari umuriro wavuye ku rumuri. Wumve bafata ibintu nyine bya nyabyo bakabivanga n'ibibi byabo. Niyo mpamvu iri jambo tudashobora kurishyira hasi Bibiliya, ahubwo dushaka kongera kurigarura kugira ngo rigire ubusobanuro bwa nyabwo, abantu bongere bakunda ukuri, bashakisha ukuri, noneho tuzibohore iyi si y'umwijima turimo. Kuko abantu bose bamaze gusobanukirwa ko iyi si ni icumbi, kandi hano ntabwo ari iwacu, kuko uko ibintu byose byari bimeze kuri gahunda ntabwo ariko byagenze. Niyo mpamvu rero kugira ngo ibintu bizasubire kuri gahunda, tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mu itangiriro. Ushaka kumenya uko bizarangira, usubira inyuma mu itangiriro. Akaba ariyo mpamvu turiho, kugira ngo tumenye uko kuri kubohore imbohe, kandi ukuri kuko niko kuzaba turabona bonyine. Bitabaye uko ntibishoboka. Mbashimiye rero mbere yo gusohokamo nkubwire nti, ba bantu mureba hano video mumaze kugera kuri 80% mwese mureba izi video mukikomereza, mwiyandikishe. 80% mwese ntabwo mwiyandikisha, mwiyandikishe, subscribe kandi ho like. Noneho dushakisha ukuri, nyuma y'imyaka 2 tuzarebe koko abantu batazaba baramaze kumenya ukuri. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, to.